Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Mbwira ibyo urya ndakubwira uwo uri we. Mu yandi magambo mbwira ibyo ukunda kurya ndakubwira niba uri muzima cyangwa uri umurwayi. Aya ni amagambo yavuzwe na Jean-Antoine Brillat-Savarin, umunyamategeko w'umufaransa, mu gitabo yanditse cyitwa Physiologie du goût, imiterere y'ifa. Aya magambo ashimangirwa kandi n'umwanditsi w'umunyamerika Ellen Gould Harmony mu gitabo yanditse cyitwa Le Ministère de la Guérison. Murakibona neza, iki gitabo nacyo kibumbiyemo amahame menshi y'ubuzima. Ministère de la Guérison ugenekereje mu kinyarwanda cyitwa umurimo w'ubuvuzi wubahirije inama nyinshi zikibonekamo wabasha gukira indwara nyinshi. Ku rupapuro rwa 250 rw'iki gitabo umwanditsi wacyo aragira ati nos corps est constitué d'éléments renfermés dans la nourriture que nous absorbons. Umubiri wacu ugizwe n'ibyo kurya cyangwa se n'intungamubiri turya mu byo kurya bitandukanye. Nos tissus sont soumis à une usure constante. Ingirabika z'umubiri wacu zihora zisaza. Le moindre fonctionnement d'un organe produit une détérioration. Agakorwa gato urugingo rukoze rutuma urugingo rutakaza ibintu runaka. Et la réparation s'en effectue grâce à l'alimentation. Kandi kugasana biterwa n'ibyo kurya twariye. Bishatse kuvuga iki? Niba warwaye ukwiriye gukora ibishoboka byose ukarya ibyo kurya byasana urugingo rwarwaye, nibwo ubasha kugera ku ntego runaka. Chaque organe requiert donc sa part de nutrition. Niyo mpamvu buri rugingo rukeneye kugaburirwa ibyo kurya runaka. Le cerveau, les os, les muscles, les nerfs exigent chaque la leur. Ubwonko, amagufwa, imihore ndetse n'imitsi, buri kimwe ukwacyo gikeneye umugabane w'ibyo kurya umuntu akwiriye kukigaburira. Niba uri umunyeshuri ukwiriye gukora ibishoboka byose ukagaburira ubwonko bwawe. Niba ukora imirimo igusaba imbaraga, nabwo ukwiriye gukora ibishoboka byose ukarya ibyo kurya byatuma ugira ubuzima bwiza. Iyo wabigenzuye neza ubasha kugera ku ntego nziza. Niyo mpamvu uyu mwanya nshaka kubasangiza amabanga 7 mwakurikiza akabakiza indwara zihora zibasiragiza kwa muganga mukabasha kugira ubuzima bwiza. Uwo muri kumwe ni Nzayisenga Jeanne Paul enseignant et naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Ihutire gukanda subscribe n'inzogera, iyo wayikanze ugira amahirwe yo kujya ugezwaho ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya, kandi kiba gikubiyemo impanuro zatuma ugira ubuzima bwiza. Urabona ko wikandiye subscribe n'inzogera waba wigiriye neza. Abahanga bavuga yuko ubuzima ari bwo butunzi nyakuri umuntu yatunga akazagubwa neza muri byose. Iyo wamaze kugera ku buzima bwiza ubuzagera no ku bindi bintu byose, ariko iyo ubuzima bwawe bwatokowe byanga bikunze urahazaharira. Mayibobo iryama mu iteme igasinzira neza, igwije amahoro n'umukiro kuruta umukire uryama mu muturirwa ariko akarara rwa ntambi yabuze ibitotsi. Umukene wa wundi bita umutindi uryama ku gasamba gasinzira neza aruta umukire uryama kuri godoro yaguze amafaranga amuhenze ugasanga yabuze ibitotsi. Kandi mu by'ukuri umukene urya ibyo kurya akagira igogorwa ryiza akabasha kwituma mu gitondo ndetse na nimugoroba aruta umuyobozi ukomeye urya ibyo kurya bikamuheramo akabasha kwituma ari uko anyoye imiti runaka. Murabona yuko ubuzima bwacu budaterwa na pozisiyo y'ubuzima dufite, ahubwo bisaba ko umuntu yubahiriza amahame y'ubuzima inyuguti ku nyuguti. Niyo mpamvu intego ya mbere ni ugushaka ubuzima bwiza, kandi birashoboka dukoresheje ibimera duturanye nabyo. Bisabyemo imiti ihangamura indwara zose zananiye abaganga baminuje amashuri yo mu isi yose. Noneho utira agatebe wicara urambye ngo usangize amabanga 7 yagukiza indwara nyinshi, nubwo zaba
zigiye kuguhitana, aya mabanga 7 ngiye kugusangiza yabasha kugukiza izi ndwara zose. Ibanga rya mbere ni ukunywa amazi y'akazuyaze ukibyuka mu gitondo. Kunywa igikombe cy'amazi y'akazuyaze ukimara gukanguka bifasha kongera imbaraga z'umubiri, gukangura ingingo zose no gusukura imyanda yari yitsindagiye mu mara nijoro. Amazi y'akazuyaze atuma amaraso atembera neza, agabanya ububabare bwo mu nda kandi afasha umwijima gukora neza, bityo bikaba intangiriro nziza yo gukangura ingingo z'umubiri n'imbaraga z'umubiri muri rusange zishinzwe kwirukana indwara, umuntu akabasha kugira ubuzima bwiza yinywereye amazi y'akazuyaze. Ibanga rya kabiri ni ukurya ibiryo byoroheje nyuma y'isaha unyoye amazi y'akazuyaze. Nyuma yo kunywa amazi y'akazuyaze, gutegereza nibura isaha mbere yo kurya bituma igogorwa rikora neza kandi umubiri ukakira neza ibyo wawugaburiye. Kurya ibiryo byoroheje nk'imboga, imbuto n'utunyobwa bifasha umubiri kubona intungamubiri zituma wiyubaka, ukagabanya umunaniro wo mu nda kandi ukongera ubushobozi bw'ubudahangarwa bw'umubiri. Birasaba ko umuntu arya neza, akarya hashize isaha anyoye amazi y'akazuyaze mu gitondo, mbese nyine akirinda guhaguruka mu rugo agiye mu mirimo atariye. Iri kosa rikorwa n'abantu benshi, ariko biragaragara yuko ibinyabiziga byabo babifata neza kurusha ubuzima bwabo, kuko nta muntu uhangara guhagurutsa ikinyabiziga muri gare atakinywesheje esanse. Arabikora ariko akibagirwa yuko umubiri we ari cyo kinyabiziga cya mbere. Le corps est le premier véhicule. Umubiri wacu ni wo wa mbere dukwiriye kwitaho. Nyabuna mu gitondo mujye mwirinda kuva mu rugo mutagize ibyo kurya murya. Ibanga rya gatatu ni ukongera kunywa amazi ku manywa. Kunywa amazi hagati ya saa 6 na saa 7 bifasha umubiri gukomeza gutembera neza kw'amaraso, kugabanya uburibwe mu mubiri no gukomeza gusukura imyanda. Uburyo bwo kunywa amazi mu gitondo no ku manywa burinda umwuma, buzamura imbaraga no gutekereza neza, kandi bukomeza igogorwa rihamye, umuntu akabasha kugira igogorwa ryiza bitewe no kunywa amazi kuri iyi gahunda. Ibanga rya kane ni ukurya ibya nimugoroba utarengeje saa 9. Hari igihe abantu bakora ikosa mu gitondo ntibariye na saa 6 ntibariye, ahubwo ugasanga bategereje kurya ibyo kurya byinshi kandi birimo ibinure byinshi mu masaha ya nimugoroba. Aba bantu babigirira nabi. Umuntu ushaka ubuzima akwiriye gukora ibishoboka byose akarya ibya nimugoroba atarengeje isaha ya saa 9. Kurya utarenze saa 9 bituma umubiri uhabwa umwanya uhagije wo kugogora ibyo wariye mbere yo kuryama, bigatuma wirinda umubyibuho ukabije, uburibwe bwo mu nda n'umutwe ndetse n'indwara ziterwa no kurya nijoro. Ibi bituma umwijima uhorana imbaraga zo gusukura amaraso, ugatuma umubiri wose ukora neza bitewe no kurya kare kandi ukaryama kare. Ibanga rya gatanu, ushaka gukira vuba arya imbuto z'ubwoko bune mu gitondo kandi akaziririrwa mu gitondo. Nababwiye yuko iyo mumaze isaha munyoye amazi y'akazuyaze mukwiriye kurya ibyo kurya bitunganyije neza. Ubishatse muri icyo gitondo warya ubwoko bune bw'imbuto kandi ukaziririrwa. Bimaze iki? Kurya imbuto z'ubwoko bune mu gitondo gusa kandi akaba arizo wiririrwa gusa umunsi wose, bituma umubiri winjiza intungamubiri nyinshi zituma imitsi, amaraso n'impyiko bikora neza. Imbuto zibamo amazi menshi, zigira fibre n'utundi tunyangingo dufasha gusukura umubiri, bigatuma indwara nyinshi zitera mu maraso, mu mara no mu mitsi zikira vuba bitewe no kurya imbuto gusa. Mu biganiro byinshi mbasangiza nkunze kubabwira yuko ibyo kurya byiza biza ku ruhembe rw'imbere ari imbuto. Iyo waziririwe ubasha kugera ku musaruro mwinshi. Ibanga rya gatandatu ni ukugena iminsi 2 mu cyumweru yo kwiyiriza ubusa wariye imbuto gusa, icyo bita fasting. Ukavuga uti ngiye kwiyiriza ubusa, ariko nubwo niyirije ubusa ntabwo ndirirwa nta kintu ndiye, ahubwo muri uko kwiyiriza ubusa ndarya imbuto gusa. Abahanga bavuga yuko iyo wihaye iminsi 2 mu cyumweru yo kurya imbuto mu gitondo na saa 9 gusa, ubuhaye umubiri wawe umwanya wo kwisukura no kugarura imbaraga z'ubuzima
z'ubudahangarwa. Iyo urekuye umubiri ukaruhuka igogorwa uba uri kuwufasha guhangana n'indwara z'umwijima, iz'amaso, umuvuduko w'amaraso, isukari n'izindi zitandukanye. Iyi myitozo ituma umubiri ugaruka ku murongo vuba. Ni uburyo bwo kwiyiriza ubusa wariye ibyo kurya byiza bibasha kukuvura indwara nyinshi, kandi izi mbuto zakugeza ku ntego nziza. Hari n'abahanga bamenye imimaro y'imbuto maze bakajya biyemeza kuzirya nk'ukwezi kose, amezi 2, amezi 5. Aba bahanga bagira ubuzima bwiza. Hari n'umugore nzi w'umuhindi wamaze kumenya yuko yakizwa n'amacunga, yiyemeza kuyarya iminsi 1008 yose nta kindi kintu yinjiza mu kanwa. Bavuga yuko atangira kurya amacunga yari arwaye indwara nyinshi, ariko arangije iminsi yose yari yarakize, yibereye nk'agakumi, mbese nyine yaragize ubuzima bwiza butangaje. Ibanga rya 7 nshaka ko dusorezaho ni ukwirinda amafunguro ya nijoro uko bishobotse kose. Kutarya nijoro bifasha umubiri gusinzira neza, ukita ku bikorwa byo kwisukura no gusanasana ibice byawo mu mutuzo. Kurya ku mugoroba cyangwa nijoro bitera umubyibuho ukabije, indigestion, kutabasha kugogora neza ibyo kurya, kudashaka kubyuka mu gitondo. Hari igihe abantu barya nimugoroba bagahita baryama, ugasanga bararanye imitwaro y'ibyo kurya, mu gitondo bashaka kubyuka ugasanga ntibikunda. Hari n'abakererwa ku kazi bitewe no kurya nijoro bagahita baryama. Iyi mitwaro bararana ntabwo yatuma bagubwa neza. Niyo mpamvu mu biganiro bitandukanye by'ubuzima bararikira kurya kare mu gitondo no ku manywa gusa, hanyuma nimugoroba mukaryama uko nta kintu mwariye, nibwo mubasha kugera kuri byinshi. Kurya nijoro kandi bituma umuntu adasinzira neza, byongera ibyago by'indwara z'umutima n'izindi zitandukanye. Ushaka ubuzima bwiza arabizibukira akarya hakibona. Iyo wimenyereje kubyirinda umubiri wawe ukora neza, amaraso agatembera mu mucyo, kandi ubuzima bukarushaho kuba bwiza bitewe no gucika kuri iyi ngeso. Mu gusoza, izi ngamba zikubiye mu mabanga 7 twahoze tuganiraho, nko kunywa amazi neza, kurya imbuto n'ibiryo byoroheje, kurya kare no kwirinda amafunguro ya nijoro, zifasha umubiri kwisukura, kongera imbaraga z'ubudahangarwa no kugarura imikorere isanzwe y'ingingo z'imbere. Iyo ukurikije iyi gahunda buri munsi cyangwa nibura kenshi uko bishoboka kose, umubiri wawe utangira gukorera hamwe, amaraso akabasha gutembera neza, igogorwa ryawe rikaba ku murongo mwiza, uburibwe no kubyimbirwa bikagabanyuka, bityo indwara zitandukanye zigatangira kuyoyoka gahoro gahoro, ukarushaho kugwiza ubuzima bwiza uko bukeye n'uko bwije. Tangira uzubahirize uhereye uyu mwanya, nawe uzabasha kugubwa neza muri byose. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi, mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuvuzi bwo kwigoboka dukoresheje imiti yo mu ntanzi z'urugo gusa. Hahirwa abibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Gusa wowe niba ari bwo bwa mbere duhuriye muri ibi biganiro, ihutire gukanda subscribe n'inzogera. Iyo wakanze subscribe n'inzogera ugira amahirwe yo kujya ugezwaho ibiganiro tubategurira buri munsi mutapfa gusanga ahandi. Gusa umunyarwanda avuga ko akaryoshye kadahora mwitama ntashirarekwa, icyakora ryo hasubiwemo. Noneho munyemerere mbe mbasezeyeho, maze tuzongere kugira amahirwe yo kubonana muri video y'ubutaha. Bye bye, kwa heri, au revoir, see you. Tuzongera kubonana muri video y'ubutaha. Imana ibarinde. Shalom.